iri hano hepfo yego ariko uwo muntu sinamumenya neza ariko amakuru we ko naramubonye n'abantu bari bahari beshe ku buryo twahamagaye atabizi cyangwa we yarituyemo ntago yari kugira gute ntago yari kwikuramo ariko ukurikije ukuntu wabonaga yakomeretse ukuntu yabaga ngiye byarantunguye cyane sibyo mbonye impamagaye urambwira ngo uyu muntu ngo Sadunda ne mwashakaga byanga byakunda hari ahantu mwari mwaramubonye ku mbuga nkoranyambaga tuba dukora none kandi ikintu tuba tureba umuturage ngo iyo tubonye ibintu bimeze gutya mbo naravuze ntireka nze niyerane ndebe yaba yarapfuye tukaba n'umurambo we ntibatumenyeshe ati uyu muntu runaka kuko batanga amatangazo kuri radio ati uyu muntu yaba yaraturutse yaguye mu bitabo ayo ngayo niyo mfite rwose ubu tuvugana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura ibyisho bya Rwanda gasika mutoro saa nimugoroba samatera gacyaka cyagasambundi cyara kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyanga gusaba cyane kubisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwingenga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka nagire mpereza ikaza abakunzi bacu bari muri Amerika Aziya buri Afrika ndetse na Australia bari mu gihugu cy'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'abari imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse nawe udukurikiranye witurije Imana igiguha umugisha kandi urukundo ugenda utugaragariza umunsi ku munsi ntago tuzahwema kurusigasira mwabantu mwe twicaye ahangaha turi mu misozi ubu ngubu none mbajije ngo ndihe umusozi ndimo ubwaho akarere ndakazi n'akarere ka Ngororero ariko umusozi sinzi ukuntu bawita twagiye tumanuka dukunkumuka tumanuka Innocent bimeze bite ngiye narushye kuri umugabo wanjye turuhuke tuzi icyo turuhukira oya Imana irabikora mwabantu mwe twaje nahangaha muri Ngororero we waherukaga waje ku bitaro ariko mu rwego rwo kurushaho kugenda nshakisha amakuru navuganye na wa mupapa wambwiye ko yabonye amakuru yose ku ibintu byagenze musaba ko naza kubonana nawe arandangira araturangira tugeze ahangaha Innocent we no kuvuga nyine biri kugorana muraza kumwihanganira ariko niko bimeze ni nako bigomba kugenda turavugana ambwira ahantu ngomba kumusanga kamuhamagare numve wenda aduhereza amakuru afatika ngiye numvishije muganga yarabwiye ngo abantu bahaje bari biyahuye muhamagare byibuze numve ko twabonana ahantu hose yambwiye kumanuka nagenda hangisha andangira ahantu kubisima allo ese mwahageze ko ndi hafi yaho nahagezera twe twahageze ahubwo twagutegereje hano hafi kuri ruhuru wagiye banguka nako kubyabisima watubwiye twahageze harya hari ubu ni wamagaze natwe uko tutakubona sinako turi hahandi kuri rwa rugo rw'ibibati watubwiye musi ya mateke nyine watubwiye ngo nitugera kuri ya mateke ngo tukubwire reka ndebe ndabona nakubonye nakubonye rwose biroroshye ngwino nakubonye kabisa si wowe se wambaka gwefe si wowe wambaka ni wowe ya natwe watubonye umugabo wanjye yaribaga
yaribaga yaraguye muri ruhurura bari kumwirukansa hafi si byose birasho muraho neza muraho amakuru yanyu ni meza no kuri murakomeye yewe gamana iminsi myinshi muraho madam papa mumeze neza kai turaho makuru y'iminsi nanjye ubwo nyine nibisanzwe byacu nyine murabizi gihe tuba turimo nta birenze bindi runaka ntize kumva mu ndabahamagara nibereye inahangaha mu cyaro inaseheza iki ese uragira ngo ari ibicumba ibishyimbo byo ndibaza ko dusa nk'ababyejeje ariko ubu ngubu ntabwo tuba tubivuga ibitoki birahari amateke tuba dukura turya nta kibazo neza turimo neza nishimiye rero kukubona nishimiye kukubona kubera ko ndatekereza ko ari wowe muntu uri buze kumpa amakuru nshaka cyangwa se uri buze kutumara amatsiko y'ibyabaye hano umpamagaye urambwira ngo waciye aha usanga abantu biyahuye ibintu birebire nk'uko twabiganiriye no muntu nasanze muri ruhurura iri hano hepfo ariko ubu muntu sinamumenya neza ariko amakuru we ko naramubonye n'abantu bari bahari benshi ku buryo twahamagaye kuri ribu iraza ntago bahise bamukuramo ako kanya bamukuyemo twagiye twebwe kuko ubona umuntu aba yifitiye izindi gahunda nyishaka kujya mu murima ashaka kugera gute ubwo nasize ribu yahageze n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ubwo rero ribu yahageze ibigomba gufata amakuru nyayo kugira ngo uwo muntu neza ko yamaze gushiramo umwuka nge nkurikije ukuntu nabonaga atarashiramo umwuka ariko ubona nubundi ariko mbona ko byanze bikunze yashobora gupfa amakuru yose ntago nayafashe neza original ngo mvuge ngo ariko naramurebaga nkabona atari umuntu uze kubaho nabonaga atari bubeho rwose ubwo nuvuga ngo nimba abantu baramusunitse muri ruhura nimba ari ntago tuzi ukuntu ubwe ashobora kuba yarijyanyemo ubwe nabonaga atarijyanyemo kuko wikubise muri ruhura nubwo ari ndende cyangwa ari hanini cyane ugomba kugwamo ukaba wabyuka ariko wabonaga yirukankaga akayavugemo bataramusunitsemo yaba yarituyemo ubwe atabizi cyangwa we yarituyemo ntago yari kugira gute ntago yari kwikuramo ariko ukurikije ukuntu wabonaga yakomeretse ukuntu yabaga yarerimbuye ukurikije ukuntu ari harehare muri ya ruhurura nabonaga asa nk'uwo basunikiyemo none se ngiye byarantunguye cyane sibyo mbonye impamagaye urambwira ngo uyu muntu ngo Sadunda niwe mwashakaga byanga byakunda hari ahantu mwari mwaramubonye ku mbuga nkoranyambaga tuba dukora ubona na nimero zacu turagushimira cyane basi kuba waraduhaye agatelefone ngafite noneho kandi ikintu tuba tureba umuturage ngo iyo tubonye ibintu bimeze gutya mbo naravuze ntireka nze niyerande ndebe none se wa mubyeyi we ngiye nkurikije uburyo wampamagaye uhamya neza ko ashobora kuba yarapfuye natwe nk'umuryango nibyo twakiriye ariko turavuga duti tuzagerageza gukora ibishoboka byose tuze tukubaza amakuru ya nyayo twakomeje dushakishiriza hirya no hino dushakiriza mu bitaro kuko undi muturage wampamagaye arambwira ngo yabonye bamupakira bamujyanye ati bamujyanye muri ibi bitaro runaka uyu nguyu yaje kuza asanga uwo muntu ataregeza agera muri ibyo bitaro uyu ni madamu ni madamu we rwose umva agomba gukurikirana akamenya ngo bimeze gutya aho yagiye naho ari umupfu nazi wari nazi aho yaguye sindanamubona natwe ubwacu ntabwo nta kintu waduhaye amakuru ya nyayo kuba mwageze hano rero ahantu yaba yaraguye nk'ahano byiza buriya ni uguhamagara kuri ribu twabwaye igihe n'iki umunsi uyu n'uyu bimeze gutya na gutya uyu n'amakuru niwe agomba kuyakura none se wowe wari uhari wari uri kuri tele hano ibintu byabereye wabonaga ko ari umuntu wo gupfa cyangwa wabonaga hari iki ntago yabayeho ntago yabayeho iyo aba yarabayeho
ntago imisi wenda ni icyumweru gishize ariko none mu cyumweru gishize ntago abatarabasha gufata telefone y'iri umuntu runaka ngatire nubwo yabarwaye ngaba anariwe kumuvugisha umugore we twebwe turibaza yarapfuye ese yaba yarapfuye tukaba n'umurambo we ntibatumenyeshe ati uyu muntu runaka kuko batanga amatangazo kuri radio ati uyu muntu yaba yaraturutse iyo yaguye mu bitaro agapfa nta muryango afite baramenyesha ariko niyo babuze contact igihe ibitaro bimushyinguye mbese barabimishe baramushyinguye barabimisha nyine ko nta byangombwa yari afite ukuntu yari aryamye ari muri ruhura rero wabonaga n'inkweto nazo yari afite ari bazitwaye yarasunitswemo ko nkurikije ukuntu namubonaga ipantaro yari yambaye neza umupira ariko nta nkweto yari afite none se ukiri aho ngaho byibuze wegeze ubona imodoka zimujyana wenda bivuga ati wenda nasize batarakora nkete neza original ubone iyo babanje kuhagera barabanza bakamenya ibimenyetso ibiki bakabanza bagatangwa amakuru ya makuru rero ubona nanjye tuba turi umuntu abagomba kujya gushakisha amayisha kujya mu nareko yabari twari tuhamaza akanya ariko nasize bataramukuramo ko libira banze kareba kamenya gahunda kumujyana bamujyanye nagiye ariko nabonaga atari bubeho yewe yarapfuye ko byanyize kose niyo mpamvu bahise umpamagara nabonaga mbonye namba zo ku rubuga tareba nabaye reka nyamagaye ndebe nihamagaye ngo turumvikanye neza tukaganira nguha gahunda zose nuko nyine twabonanye none kuba mwaje kuza kureba kugira ngo mu manyamakuru ya nyayo tumenye amakuru ya nyayo ahari afatika kuri ibyo bintu none ndumva nawe ubwawe ayo ngayo niyo mfite rwose ubu tuvugana yarapfuye muze subire mu mirimo yawe kandi urakoze basi ku mwanya waduhaye papa ajya reka dutahe nyine ibu yanyu siba hehe ngo ngiye kubaza basi ngororera hariya hari ruguru isoko uriya murenge twaciyeho hari ruguru isoko igisubizo gisigaye no kujya kuri byo tukamenya nimba ribu niyo yabaye ikibazo cyegewe sawa turi kumwe yewe salama sawa sawa tujye kuri ribu ese wabigenza twe turagerageza tubanze tubaze amakuru kurumva uyu musaza nawe nyine ibyandi by'abanyacyaro ntago yaguhereza amakuru yose yizewe bavuga ati ibi bintu ni ntanga amakuru yizewe 100% ko ibintu byose nabibonye abatekereza ko ngo byanamukora n'abantu babibonye nta makuru yizewe neza duhaye 100%. Tubwoba bavuga bati nituramuka dutanze amakuru yizewe ibintu bishobora kungarukaho ugasanga ibibazo byose byongeye kugaruka kuri ngewe. Niyo mpamvu rira guhereza amakuru y'ibice nk'aya ngaya. Rwose niwe wanyihamagariye arambwira ngo byagenze gutya none ndahageze ndamubajije nimba ari no ko yabonaga na kamera kavuga ati ibi bintu ubwoba bwamwisha arafite ubwoba bwishi cyane. Ari nakubwiraga ati tureke kamera tugende tumuganirize turi babiri hasi kamera tuyishyiraho nyuma tugende kuri ribu ntabwo ahita ujya kuri ribu none aka kanya ariko ibaze kuba nicanga nzi ngo umugabo wanjye yarapfuye wasanga ari na muzima nimba kubitona aragiye bakambwira ngo wapi ahandi hari hasigaye none se twakurika ngiye nyine tugerageze naho turajyayo cyeka nimba tujye kuri uriya mugabo uriya musaza tubwiye ngo waruturanye na hariya bagize ibyago muri ruhurura cyangwa tujye kuri ribu
reka dukomeze dushakisha hano mu baturage tubaze twumve amakuru ahagije ayo bari buduhe ubwo niyo turi bugende tujye kwa mudugudu ahubwo tubaze mudugudu wangaha uriya mugabo yagera muri uyu mudugudu ubwo se yarabaye n'ahabunga ko mudugudu mubaza umuntu azi atuye mu mudugudu tugende tujye kuri ribu rero tugende cyangwa tubanze dushakisha inanga tubaze neza baduhereza amakuru yizewe nk'abantu mwe mukomeze mubane natwe nta kindi twakora mwese no sako wicaye aho ngaho uno tugende kicara aho ngaho nawe utaza kwiyahura muri iruhura agaruka ako winoge kanga areka kaje karemerwa nyine nta kundi tugomba kurwana nabyo ariko ngiye mba numva mfite icyizere cyo kuri amugabo ashobora kuba atarapfuye nimba umuntu waramubuze kwa muganga mbese ahantu hasigaje kugira igisubizo kimwe ariko nta kundi byagenda Simon bampera umugisha kandi mudusengere bye bye